najyaga ku bitaro inshuro nyinshi kugira ngo bandebere uko bimeze, bakambwira ko umwana nta kibazo afite. Najyaga ku bitaro ubundi nkiryamira mu rugo nyine kubera nabonaga ngeze muri ka idasanzwe. Nageze aho kujya ku kazi numvaga ntakajyaho kuko nanjye nageze aho ubwoba buraza, ndavuga ngo no gupfa napfa numva urupfu ndarwakiye. Nuko nabonaga igihe cyo kubyara cyarageze ariko simbyare. Ubundi Imana niyo igena. Yego. Iyo utinze ibibizi kandi n'uwihuse nabyo ibibizi. Hari igihe ireba yenda intege nke zawe yabona igutindije itinzeho gato kugira ngo iguhe umwana, ikabona yenda wazajya nko mu bapfumu kujya gushaka imiti yo kugira ngo ubone umwana. Yego. Ariko nuvuga ngo buri wese hari ukuntu aba abanye n'Imana, kandi twese Imana ibituzi. Yego. Hari uba izi yuko ari umunyantege nke, imutwara uko nyine mu ntege nke ze. Kandi hari n'uwibizi ko ari umunyembaraga, naho imutwara muri za mbaraga ze, kuko twese ntabwo Imana iduha ikigeragezo kingana. Hari n'ubyara n'imyaka 10 ishize kandi akabyara, kandi ugasanga yari ihanganye. Amajwi
twongere tubashimire cyane kandi tubaha ikaze bakunzi bacu, inshuti zacu z'akadasohoka Umwana TV, mwese mugubwe neza cyane aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu u Rwanda, mwese mumererwe neza, ndetse nabumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muri hose ku isi ndetse no mu Rwanda, mugubwe neza cyane, ibyo mukora byose Imana ibihe umugisha kandi utagabanyije. Reka mbwire ababyeyi, nimba utarazigamira umwana wawe muri ejo heza, waba uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi kandi gufunguza konti muri ejo heza ntabwo bigoye, ni ibintu byoroshye. Ukoresha telefone yawe aho ukanda akanyenyeri 56 ugashyiraho urwego ugakurikiza amabwiriza. Ibyo bintu ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu bishimishije, kuko iyo konti niyo kuzigamira abana bawe, ibintu byose bikagenda neza. Yes, tubashimire cyane kandi tubahe ikaze. Urabona ko dutangiye ikiganiro nyine ni mama ati mama naguhindukize kwanza naguterure, bitwaye iki? Icecekere ma, naguhe mikoro, naguhe mikoro inono ariko abana reka babanze bagutegure. Yego, twaje muri anniversary y'umwana. Murabizi ko iyo umwana avutse mu muryango ababyeyi barishima ndetse n'umuryango muri rusange, ubwo ni hirya ya mama ndetse na papa, ariko biba ari byiza kugira ngo tunamenye amateka n'imvo n'imvano z'ubuzima bw'umwana. Twakire uyu mubyeyi arabanza bibwire, kuko abanyarwanda bajya baca umugani ngo nta mugabo wivugira ku icumu ry'undi, wenda si umugabo n'umudamu, ariko sinamuvuga amazina, arahibereye. Atwibwire, aduha amateka gato y'uyu mwana twaziye muri anniversary. Nitwa Imana Theodete. Uwo mwana yitwa Imana Renikoweni. Yego. Uyu mwana rero yavutse mu buryo bugoranye cyane, byari amateka. Ni nayo mpamvu iyo tugeze ku munsi we tuba dufite umunezero cyane urenze, kuko byashobokaga ko agenda kandi nanjye nkagenda tukajyana, kuko byari bigoye cyane. Uyu munsi rero kuri anniversaire ye turishimye cyane, kubera ko amaze imyaka 2 ariho na mama wa gihari. Yego. Turashima Imana rero ko yaturinze ikadukura ku iseta amahoro, n'umwana akahava twese turi amahoro turi bazima. Byari bikomeye rero aho abandi babyeyi batwita amezi 9, ariko we namutwisa amezi 11, kandi no kujya kumubyara biragorana cyane, ku buryo nageze ku bitaro bakantera ibise bikabura kandi babinteye. Igihe kiragera ngira ngo ndabyaye, kumbi ngo bambwira ko ari placenta yomotse mbere y'umwana. Ibyo nge sinari mbizi, ariko iyo kanga ibigoranye cyane, ko iyo tuza gutinda ngo hari kuvamo ikintu gikomeye kitari cyiza. Niyo mpamvu rero iyo umwaka ushize twicara tugahamagarana n'inshuti n'abavandimwe n'abandi bana tukishima. Yego. Biragoye guhita umuntu abyumva. Ayo mezi ntabwo asanzwe abaho ku mubyeyi uwo ari we wese, cyakora wenda byazaga munsi, ariko urumva aho byarenze amezi yo kuvuka. Ndibaza ubundi umusama kimwe wenda n'abamubanjirije, nta bibazo wigeze ugira ku buryo watekereza uti byatumye wenda habaho icyo kibazo? Ntabyo. Abandi nta kibazo kigeze kibaho, banavutse neza, ariko we narabazwe. Reka turebe rero, ubwo amaze imyaka 2 ageze ku isi. Uyu munsi muri kumufetera anniversary y'imyaka 2. Turebe ingorane wahuye nazo, cyane cyane abantu bagira menshi. Mu ishusho turi kubyumva ko amagambo yabaye menshi ahari. Amagambo ati buriya n'uburozi, buriya wabyitwayemo gute? Nari narasenze. Yego. Imana irambwira ngo izampa umwana muzima, kandi nanjye seta nzayivaho amahoro.
ariko nyine nayo hari igihe ikongeye irambwira ngo bizaba bigoranye. Ako rero karankomezaga nkumva ko nzahava amahoro, ariko nyine nako ko kugorana ko kazabaho. Ibyo byose uri umukristo, ntabwo turi buze kukubaza ngo ese usibye kwa muganga hasanzwe hari abahita bafata iya mbere yo kujya mu bavuzi twita ngo ni abagakondo kugira ngo nyine ngo babafashe bagire bate ayo mezi. Umuntu wese amutera ubwoba, ariko reka turebe amezi 9 ubonye arangiye. Mu by'ukuri rwose buriya abantu bakunda ukuri. Wowe ubwawe ndetse n'urugo rwawe, ubwo ndavuga umutware wawe, mwabyitwayemo gute? Najyaga ku bitaro inshuro nyinshi kugira ngo bandebere uko bimeze, bakambwira ko umwana nta kibazo afite. Ubwo ni ukuvuga ngo wayobotse ibitaro akazura gahagarika, uravuga uti ngomba guhoraho inshuro nyinshi. Najyaga ku bitaro ubundi nkiryamira mu rugo nyine kubera nabonaga ngeze muri ka idasanzwe. Nageze aho kujya ku kazi numvaga ntakajyaho kuko nanjye nageze aho ubwoba buraza, ndavuga ngo no gupfa napfa. Numva urupfu ndarwakiye. Ubwo kugera ku rwego rw'ubwoba byari wumva mu mutima wawe wiyumvagamo gute? Aho ugera ubwo ukavuga uti siko nshobora no gupfa. Nuko nabonaga igihe cyo kubyara cyarageze, ariko simbyare. Reka noneho ndiho ndibaza, n'umwana w'umuhungu, ubwo ababanje n'abana b'abakobwa, nta muntu wenda waguciye intege ati buriya umuryango wabo ntubyara abahungu, none buriya niyo mpamvu yari igiye kumukoraho bakabigereranya? Turagira ngo ubwire abadukurikiye kuri televiziyo, kuko umuryango wanyu urawuzi, nabo barakuzi mu buryo bwa famiye barakuzi, ariko hari n'abavuga ati hari umuryango utabyara yewe abahungu. Bijya bibaho. Ngiye ntabwo ibyo nabyitagaho cyane, ko ndasenga, hari icyo nari naravuganye n'Imana. Yego. Nari mbizi ko nzabyara ibitsina byombi. Yego. Hari ababyeyi rero benshi bajya bacika intege kandi umurimo no w'Imana, ariko wowe ni igiki kitagucaga intege ukabasha gukomera? Ngiye kitarancaga intege, nkunda gusenga cyane kandi nkavugana n'Imana. Yego. Narasengaga Imana ikankomeza, nkumva byose ndabyakiriye. Ukavuga uti uko bizagenda kose niyo yandemye, ni nayizi uko nayisamye, ni nayizi ko nzabyara. Ko kubyara byo nari nzi ko nzabyara, yari yarabimbwiye. Nubwo byari bikomeye ariko nari nzi ko nzabyara. Yego. Aha ni ku ruhande rwawe. Hari igihe n'abagabo mubana, hari nayo nshuti yawe magara y'ubuzima bwawe bwa buri munsi, arambirwa ukabona nawe arihebye, we yabyitwaragamo gute? Oya, nta kibazo. Ntabwo ari wowe kunca intege, ahubwo yamfashaga gukomera. Yego. Akaguhumuriza, akavuga ati mu ijuru hari Imana cyane. Reka dusoze rero, wenda twe kugutinza kuko uriho uranakira n'abashyitsi bariho baza kwishimira umwana, ariko uduhera ababyeyi bacika intege message. Urabizi hari abatinda kubyara, yewe ugasanga makubise imyaka runaka akava mu masezerano, ntajye ku mavi ngo yinginga Imana. Hari n'abababyara rimwe na rimwe byagoranye nguko bagacika intege, ugasanga na nyuma yo kumubyara umurongo wo kuyoboka Imana yawushyize ku ruhande kuko kwiheba byamugezeho biramushegesha, ariko ntiyakomera. Mu buryo bumwe butandukanye, urabizi ko abo babyeyi bahari, reka baduhere message kugira ngo nabo banakomere. Oya, ubundi Imana niyigena. Yego. Iyo utinze ibibizi, kandi n'uwihuse nabyo ibibizi. Hari igihe reba yenda intege nke zawe yabona igutindije, itinzeho gato kugira ngo iguhe umwana, ikabona yenda wazajya nko mu bapfumu kujya gushaka imiti yo kugira ngo ubone umwana. Yego. Ariko ni ukuvuga ngo buri wese hari ukuntu aba abanye n'Imana, kandi twese Imana ibituzi. Yego. Hari uba izi yuko ari umunyantege nke, imutwara uko nyine mu ntege nke ze. Kandi hari n'uwibizi ko ari umunyembaraga, naho imutwara muri za mbaraga ze, kuko twese ntabwo Imana iduha ikigeragezo kingana. Hari n'ubyara n'imyaka 10 ishize kandi akabyara, kandi ugasanga yari ihanganye. Yego.
abantu ntibakomere rero boye gupfa. oya nibakomere. Imana irahari, yego bizera Imana ko iyabaremye ikabashira ku isi n'ibindi byose bibishoboye. rero hari ijambo wigeze kuvuga kandi ngira ngo unashyingirwa ababyeyi iyo baguha impano barakubwira ngo uzabyara uheke abahungu n'abakobwa. nyuma rero y'uko ubyaye abakobwa babiri kize gutya wibarutse n'umuhungu, byo wabyakiriye gute? Imbere kuko urumva iyo ababyeyi baguha impano washinze urugo bakwifuriza nyine kuzabyara abahungu n'abakobwa, ukaba ari n'umugisha cyane cyane w'ababyeyi, ariko ni nako nawe uba ubyifuza nk'umubyeyi. none urabyaye, ubyaye umukobwa, ubyaye undi, ugize gutya rero uhise ubona n'umuhungu, byo wahise ubyakira gute? Byaranshimishije cyane, yego, ariko nicyo nakubwiye ngo hari igihe Imana igutinzaho gato, ariko ifite impamvu. yego, yarabanje impa umukobwa, ariko yari yaranambwiye ko izampa umuhungu, irongera ikurikizaho umukobwa. ntago nacitse intege kubera ko yari yarambwiye ko izampa umuhungu, nakomeje gutegereza. igira gutya ubona Imana irabikoze. irabikora. tuyishimire kandi nawe tugushimire. nimba wenda mu byo tuganire nta kindi wumva wakongeraho kugira ngo abadukurikiye nabwo bakomeze banyurwe n'ibyo babwira, cyane ko biri kubaka benshi. ntacyo nongeraho. yego, na ibyo nabasobanuriye, yego, bazakomeze bakurikirane impanuro nabahaye. yego, ni ukuri. bizera Imana, gusa igikuru ni ukwizera Imana kandi ugasenga. nicyo. yego, nta wasenze ngo agire icyo abura. yego, nta n'uwizeye Imana ngo ibye byange, kuko ku Mana hari byose. Imana iguha umugisha kandi wakoze natwe kuduha ubuhamya bwiza, nzi ko buhumurije benshi. murakoze. yego, tubashimire namwe inshuti zacu z'akadasohoka. umunsi ku munsi twifuza ko muhumurizwa n'abandi, ngira nkugire niko gaciro kacu, ni nayo ntero, kandi kubana n'Imana bitanga umugisha mu byo wifuza byose. tubashimire cyane, kandi ni ukuri ibiganiro byacu turabizi ko mubisapotinga. reka ababyeyi mwese mujye mukomera nk'uyu mubyeyi. nimba ugeze mu bibazo, jya wibuka Imana kugira ngo ibibazo byawe nyine Imana bariyo ibijyamo. reka mbashimire kandi ni ukuri mugubwe neza, munakomere. ibyo mukora byose Imana ijye ibihe umugisha. abafite ibibazo nimujye mukomera, musenge, ejo buzacyana ayandi kandi Imana izabagirira neza. reka mbashimire, nitwa Emmanuel Kanani, ariko kandi nk'ibisanzwe kuri kamera ni wa muhungu wanyu, muramuzi cyane, ndamutsinze.